nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Mana ishimwe shanga usabiye umugisha shanga usabiye umugisha kabisa ko nayakwiriye kugira akwiriye guhinduka kuko biragaragara mu mategeko agomba guhinduka. Se ni mwatinze gusengera abagore ndi kuri izi kamera ahubwo bahabwa impozamarira abagore y'igihe bamaze badasengerwa ku pasitori. Ntacyo mpfa n'abagore gusengerwa ariko kandi twaba turabanga se gute ko Imana baratubyaye baranatubyariye reka mpe ubutumwa ubuyobozi bukuru bw'itorero ryacu ADPR ntabwo nagenda nabahaye ubutumwa nkahita mwinjira namara kwinjira aho ngaho nkahita ninjira mu bashumba bahawe ikiruhuko cy'izabukuru abandi bahabwa ikiruhuko cy'ubujiji. Ikiruhuko cy'ubujiji cyuko batize impamvu y'idini cyuko batize bw'impamvu y'idini atari impamvu y'ukuri kwa Bibiliya. Ikiruhuko cy'izabukuru ndacyumva ariko akushyizemo ngo ikiruhuko none se ariko nse tubyiti ariko reka umukara tuwita umukara agiri yes oya rwose ikiruhuko cy'ubujiji gisa gite none imyaka tumaze ikiruhuko cy'ubujiji gisa cyo kuba batize kandi system igezweho none ukiboneye izina ngo ikiruhuko cy'ubujiji none se kuba wite none ariko mu isi umuntu utarize yitwa iki? Ubujiji si umuntu wubaha Imana bijijute none wowe uri kubizana mu mwuka kandi twebwe ntabwo turi mu mwuka. Nge rero ikiruhuko cy'ubujiji sinkemera. None se nemera gusengera abagore ndabyemera ko ikiruhuko cy'ubujiji cyo ntabwo cyemera. Ibyo tubyihorere ariko ngiye icyo navuze urabeho tuzabaza urupfu urugori rwawe rurihe abamarayika baratutegereje biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru abamarayika baradutegereje biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abimukira TV. Yes, reka nongere mwifuriza ikaze ndetse n'ibihe byiza wowe ugiye kudukurikirana uyu munsi. Reka ngushimire ko wahisemo gufungura iyi link ukaba ugiye kubana natwe uyu munsi. Imana ibiguhere umugisha. Nitwa Mugisha ndi kumwe n'abakozi b'Imana nkuko musanzwe muzi, umushumba w'Umusaruzi TV ariwe agiye ngo ikaze. Urakoze cyane Mugisha. Ndetse dufite n'umushyitsi wacu nawe reka tumuhe ikaze ndetse anibwira abagiye kudukurikirana muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Mporo Imana nabane namwe. Nitwa Misago wa Ruferedi. Ndi umwigisha w'ubutumwa bwiza. Amen. Nishimiye kubana n'abakunzi b'Umusaruzi TV. Amen. Utatubwiye kuri n'umwe mukira. Kandi reka nanababwire nti mukomere cyane mbaha n'ikaze no kubimukira TV. Abimukira TV rwose mujyeho muhasure. Ariko iryo jambo bimukira TV buriya baza ahantu rituruka ahubwo bari kuheraho. Hari abagira ngo rifitanye isano n'abari kahera batubwire byo kwimura abantu. Hari n'uherutse kumbwira ngo yasacinza abimukira ngo abona ngo igikorwa cyaha bimuyeho abantu aho bita ku Cyome hariya igatumba mu rugabano rwa Muhanga na Ngororero hari aho bita ku Cyome. Leta yahakuye abantu kubera ari amanegeka ngo yasacinza abimukira TV yibonera hariya ku Cyome. abona bimutse. Abimukira TV bituruka ku jambo riri mu Baheburayo mu gice k'11 umurongo waho w'13 havuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe ahubwo babirebaga biri kure bakabyishimira bakavuga ngo turi abashyitsi n'abimukira
mu gihugu cyo mu ijuru. Ntabwo bajya, Imana ntigikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, ngo uko barebaga gakondo iruta ubwiza igihugu barimo. Nabimukira rero ku bantu bagendanye nuko turi mu isi, ku mwisi atari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Nimuhasure Abimukira TV. So hano rero dukunda gutangira ikiganiro tubanje kwiragiza Imana kugira ngo ize kubana natwe. Ndagira ngo ube ari wowe dutangiriza isengesho. Reka twiragize Imana koko. Turagushimiye Mana yacu, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, urera kandi urakiranuka. Tunejejwe n'uburinzi bwawe nuko twitaho uko bukeye nuko bwije. Turi kuri izi kamera z'Umusaruzi TV ndetse na Abimukira TV, aho tuhabeshejwe no kuvuga ubutumwa. Haleluya. Ntabwo tuvuga ibyacu, turavuga ibyawe, kandi ntabwo tuvuga ikindi nka kimwe Pawulo yavuze, ahubwo turavuga ubutumwa bwiza. Twambika imbaraga udushyigikire kandi uduhana umugisha n'abatwumva, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Maze iminsi hari ibyo mbaza Adrien, ariko uyu munsi wenda ngiriye umugisha wo kugira ngo nawe araba make kuri njyewe. Nta kibazo, nagaba makeya, ahubwo turavanga. Hari igihe twicara aha abantu bakavuga ati n'ubundi Adrien na Mugisha ko bahorana bateguye. Iyo tugize umushyitsi rero agatanga verisiyo ye, agatandukanya natwe cyangwa agahuza natwe, hari icyo biba bivuze cyangwa se hari icyo biba bimaze. Tumaze iminsi twumva inkubiri ku masocial media ndetse n'ahandi hantu hose. Hari umuntu umwe wigeze kumbwira ngo abarokore buriya bagira impano y'amagambo, naho bari baganira baganira idini, bakaganira ibigiye kuribaho, ibigiye guhinduka, ukumva ntibabivugaho rumwe. Iyo bavuze ngo bagiye gusengera abagore, bivuze ko baba bagiye kubaha noneho ubupasitoro, bakaba kubwiriza aho babwirizaga, ahubwo bakaba bakora inshingano noneho nk'iz'umupasitoro cyangwa se umushumba yakoraga. Tugihera aho ngaho, tutarinjira muri Bibiliya cyane, kuba wasezeranye ubundi umugore akaba yakora inshingano z'umugabo, hari ikizira kibirimo? Kuba wasengera umugore, kuba wamusengera, akaba nyine yafata inshingano nk'izo pasiteri w'umugabo yari afite, hari ikibazo kirimo? Ubundi byose ni ibikorerwa mu itorero, kuko iyo bavuze ngo gusengera umugore ku nshingano, yego, ibyo bikorerwa mu itorero. Itorero rero rigira ukuntu ryubatse. Hari umugabo witwa Pawulo, hari ijambo yavuze nkunda, yaravuze ngo hari abavugishwa ubutumwa n'ishyari, hari n'abandi babuvugishwa n'ishyaka, ngo ariko ngo abo bose ntacyo bamutwaye, igikuru nuko Kristo yamamara. Amen. Nabishyari, iyi nabishyari, yaba babuvugishijwe n'ishyari, yaba babuvugishijwe n'ishyaka, igikuru nuko Kristo yamamara. Nanjye rero nawe ntacyo bitwaye. Inshingano zagirwa n'umugabo, zagirwa n'umugore, ntacyo bintwaye, igikuru nuko mbona Kristo yamamaye, ariko ntitaye kuri kumwamamaza n'indi. Yaba umugore yaba umugabo cyane, nta kibazo rwose kumwamamaza, ariko bitandukanye n'inshingano. Inshingano hahita hazamo n'ibindi bintu. Ariko se Mugisha, hari akantu gato ngira ngo twibaze. Yego. Ijambo ryitwa inshingano, responsibility, guhabwa kuba responsable, ni ijambo rishatse kuvuga ko ni gukora ikintu ariko ari we wakigenewe, cyangwa se ari wowe ugihagarariye. Yego. Gukora igikorwa ari wowe ugihagarariye, ari wowe ukiyoboye, ari wowe ukiyoboye. Harya abadamu ikintu batakoraga mu itorero bagiye gukora gishya cyatuma tusa naho tubitindaho cyane, n'iki aba ari nacyo kintu wenda nza kwitaho, ni iki mubona abadamu bazakora batakoraga n'ubundi? Bazabatiza, basezeranye, banashyingire, nibyo dadiriye ntabwo bashyinguraga. Buriya ntabwo umugore yajyaga ashyingura, umugabo akaba ari we wigisha. Ntibasome ijambo ryo gushyingura ze.
dore rero impamvu agasengera abana dore rero ariko igikomeye kirimo kuba kubatiza ni umuhango twari tutabaziho ariko ni muri ADPR by the way bitandukanye utaza kugira ngo byinde aka ngaka nako tugomba kukitaho tugomba kukitaho n'andi matorero kandi ayandi matorero yakora uvuze akantu keza ngo ni muri ADPR Association des Églises Pentecôte none ADPR ifite umwihariko yisangije ku by'ubwami bw'ijuru no ku bigendanye n'iby'ubwami bw'Imana andi matorero adafite uko njye mbyumva nkanjye Adrien burya abanyarwanda baravuze ngo agahugu umuco akandi wako barongera baravuga ngo uburere buruta ubuvuke icyo nzi kuko mu buryo batureze karica umuco badutoje n'umuco twari tumenyereye nuko badutoje ko nta mugore ukwiye kuba pasitoro cyangwa abe n'ibyo nuko badutoje ukiri aho se bibiliya irabyemera kwanza ngewe bibiliya ntaho ndabona bibiliya none ko mutubwira ko tuyoborwa na bibiliya ibyo dukora tuyoborwa n'umwuka kandi umwuka wera yaje hari ibintu bibiliya yanditse mu mitagihe inzagihe n'indagihe ahashize aho turi ndetse n'ahazaza muri ibyo rero hari ibintu isi izazana tukemera tukabyakira ariko hari n'ijambo rivuga ngo uwo mwuka w'ukuri nazo zabamenyesha n'ibindi ntababwiye kuki ibyo ataba tumenyesheje harimo no gusengera abagore kuki mudatekereza ko umwuka yaba tumenyesheje nuko tugomba gusengera abagore uburyo umwuka azatumenyesha ko Bibiliya ivuga ko nta muntu ugomba kongera ku magambo y'ubuhanuzi buri muri iki gitabo cyangwa ngo agabanye mu byo yatumenyesheje harimo no kongera ku magambo si byahumetswe n'Imana Bibiliya ntivuga ko abantu banditse ngo bandikaga bashoroye n'umwuka w'Imana uyu mwuka wabashoreye se ntiyaduha andi makuru yiyongeramo ariko Bibiliya ivuga ko azabayobora mu kuri kose none se kandi ukuri ni Bibiliya kandi ukuri ni Yesu ntacyo tugomba kongeraho cyangwa ngo tugabanye ku cyo Bibiliya ivuga hari umugabo witwa Pawulo Mugisha yego niwe washyizeho icyo bita wanditse inzandiko za Gishumba harimo urwandiko rwa Timoteyo rwa mbere n'urwa kabiri hakaba urwandiko yandikiye Tito hakaba urwandiko rwa Filemoni izo nzandiko zitwa inzandiko za Gishumba mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 ari naho hakunze kwifashishwa mu kugaragaza ngo ninde ukwiye kuba umushumba w'itorero dore uko havuga kugira ngo tugendane n'abantu bataza kugira ngo turavuga ibiri ku ruhande rwa Bibiliya turimo turasesengura turi no kuganira ijambo ry'Imana twagiye muri Timoteyo urwandiko rwa mbere mu gice cyaho cya 3 turahera ku murongo wa mbere umenye ko mu minsi y'imperuka urwa mbere reba mu rwa mbere mushumba reba mu rwa mbere reba mu rwa mbere kabisa inshingano y'abepiskopi n'abadiyakoni yego iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza nuko umwepiskopi akwiye kuba inyangamugayo ni kimwe no kuba umugabo w'umugore umwe ni bibiri aba udakunda ibisindisha bitatu wirinda ugira gahunda bine ugira gahunda mu kubaho kwe ukunda gucumbikira abashyitsi bitanu ufite ubwenge bwo kwigisha bitandatu ko bikomeye utagira utari umunywi wa vino 7 cyangwa umunyarukoni 8 ahubwo abe umugwaneza atarwana utari umukunzi w'impiya utegeka neza abo mu rugo rwe yego
agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Dusubikire ku murongo ukurikiraho. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? ibi bintu ko bikomeye. Nkunda ko Bibiliya itarya ruswa. Sinjye zanga numva natera haleluya nkumva nafashwa. Ariko nanone mu kiganiro Oyo haleluya se, oyo haleluya yo gufashwa wabufashijwe se nuko Bibiliya ivuze ukuri kugomba gusengerwa se nicyo cyaba kigufashije? Naba mfashijwe nuko Bibiliya itajya ruswa kandi ibyo yavuze ari hamwe. Ntabwo yadupropoje ni permano ni burundu ni itegeko. Sinzi iki cyaba kigufashije. Ikintu cyaba kimfashije nuko nyine itarya ruswa kandi ari permano, ntabwo ari negociation. Umwuga mbishurira icyo ushatse kuvuga. Ni negociation, ntabwo ari negociation. Nta kimbishurira kiri kuri izi mikoro ndabibabwira. Nta mbishurira icyo ashatse kuvuga. Ariko ikintu ushatse kuvuga nuko aya magambo nyine bigaragaza umuntu wahamagariwe inshingano. Oya ntabwo wahamagariwe inshingano, ahubwo nuwerejwe inshingano. Uherejwe inshingano. Bibiliya itubwiye umugabo umugore umwe. Bamwe bati ko yavuze umugabo w'umugore umwe ntiyavuga umugore w'umugabo umwe. Aha benshi nibo bahera bavuga bati niba Bibiliya ivuga ko ari umugabo w'umugore umwe ntabwo umuntu akwiye kuba mu nshingano zo kuyobora itorero ari umugore. Yego. Bibiliya ikongera ikavuga ngo utazi gutegeka abo mu rugo rwe ni gute yategeka itorero ry'Imana? Kuko abantu benshi bazi ko umugabo ari we mutwe w'urugo, nk'uko na Kristo ari we mutwe w'itorero. Byumvikane ko umutegetsi mu rugo ugendeye ku kuri kwa Bibiliya ari umugabo. Umutegetsi mu rugo ari umugabo. None rero aha abantu bakagira bati ugendeye ku kuri ntabwo numvise neza. Ugendeye ku kuri kw'icyo Bibiliya iri kuvuga umugabo ni umutegetsi mu rugo. None se tugiye no muri culture yacu umuco umugabo wundi se mutegetsi n'ubundi n'umuyobozi mu rugo ni uyobora urugo no ku kigendanye n'umuco no ku kigendanye n'umuco kubera ko cyakora hari ibihe ntabwo dushobora kwigisha Bibiliya twigisha tutigishije umuco akageraho gahurira ariko umuco we nyamara ntahurira n'agakiza kuko iyo umuntu akijijwe agira umuco ariko umuco ntabwo uwo umuntu agakiza. Urumva ko biragendana, niyo mpamvu nari nkunda. Noneho rero intumwa Pawulo ariyo yatanze inshingano ivuga uko bigomba kugenda. Dore rero ahantu yagaragaje ko abagore batagomba kujya ku ruhande ku kigendanye nabo n'inshingano. Tujye mu rwandiko rw'Abakorinto rwa mbere. Pawulo nawe yabivuzeho kandi ari we ugikomeje. N'izi niwe wazanditse. Abakorinto ba mbere igice cya 11 duhere ku murongo w'8 tugere ku murongo w'11. Korintiya uko abizera bakwiriye kwifata se nta kibazo. Umurongo w'8 uhere ku murongo w'8. Reka nsome Kamugisha dusomere. Kuko umugabo atakomotse ku mugore ahubwo umugore ari we wakomotse ku mugabo, kandi umugabo ntiyaremwe ku bw'umugore ahubwo umugore niwe waremwe ku bw'umugabo. Nicyo gituma umugore akwiriye kwambara ku mutwe ikimenyetso cyo gutwarwa ku bw'abamarayika. Komeza agere kuri 10. Ariko mu mwami wacu umugore ntabaho hatariho umugabo. Yego. Niko n'umugabo atabaho hatariho umugore. Nk'uko umugore yakomotse ku mugabo niko umugabo abyarwa n'umugore. Ariko byose bikomoka ku Mana. Ubwanyu mubitekereze uko biri. Mbese birakwiye ko umugore asenga Imana adakwiriye irenga kuri 12. Subira kuri 11 na 12. 11 wayisomye nabi. Okay. Ariko mu mwami wacu umugore ntabaho hatariho umugabo. Yego. Niko n'umugabo atabaho hatariho umugore. Nk'uko umugore yakomotse ku mugabo niko umugabo abyarwa n'umugore. Yego. Ariko byose bikomoka kuri nde? Ku Mana. Urakoze cyane. Aha hantu uri kumva ikintu cyitwa ubwuzuzanye, uburinganire n'ubwuzuzanye. Hano uburinganire ntabwo umugabo yabaho. Buriya politike z'isi mpora mbivuga zigendera kuri Bibiliya. Ibintu byinshi bakora
ni bibiliya, ni ubwenge bakopera muri ni ubwenge bakopera muri bibiliya, uko babaho, uko bayobora babukopera kuri bibiliya. Hari n'irindi riba mu baheburayo, yego, ryakuzuza iryo jambo kugira ngo wenda tuyatwarire rimwe. Abaheburayo ibice 7, Abaheburayo, Hebrews, yego, ibice 7 umurongo w'9 naho ryakuzuza iri jambo 7:9. 7:9 aranditse ngo ndetse byabasha kuvugwa yuko Lewi uhabwa 1/10 nawe ubwe yagikoreshejwe ku bwa Aburahamu, kuko yari akiri mu rukiryi rwa sekuruza ubwo Melikisedeki yamusanganiraga. Nuko niba gutunganywa rwose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cyabwo ariho abantu baherewe amategeko, niki cyatumye bigikwiriye ko undi mutambyi aboneka wo mu buryo bwa Melikisedeki, utavugwaho ko ari mu buryo bwa Aroni. Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Mana ishimwe, shanga usabiye umugisha kabisa. Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye kugira guhinduka. Kuko biragaragara mu mategeko agomba guhinduka. Se ni mwatinze gusengera abagore. Ndi kuri izi kamera, ahubwo bahabwa impozamarira abagore y'igihe bamaze badasengerwa ku pastor. Nakuzuza iryo jambo waruvuze, nibyo kuko ni nabyo bahabwa impozamarira. Bahabwa impozamarira kubera ko igihe bamaze badasengerwa muri ADPR kuko ahandi ho babasengeye baratsikamiwe. Ariko umushumba yavuze ko ari impamvu y'imyumvire ko atari Imana bibabujije. Yaravuze ngo ni impamvu z'amateka. Yaravuze ngo ni impamvu z'amateka. Yaravuze ngo ni impamvu z'amateka cyangwa se imyumvire uko barezwe, ariko si Imana yabibabujije. Ko Bibiliya sitabyemera nyine, twebwe tukaba turi kuzana izi verse zivuguruza iby'abandi, bakakubwira ko kuva mu itangiro kagera mu byaheshuwe nta hantu umugore yayoboye. Gusa byenda nubwo nakunganiye, ariko njye ndaza kwitandukanya nawe muri iki kiganiro. Uri kwitandukanya nanjye? Ndaza kwitandukanya nawe. Kwitandukanya nawe kandi aka kanya ntabwo ndi buze kwangana nawe, icyakora kuba tutumva ibintu kimwe si impamvu z'uko turi kurwanya. Nta kibazo, nta kibazo. Mugisha, ubu turebera n'irindi somo uraza kuri dusomera mu mwanya mu byakozwe n'intumwa. Urumva ngendera ku bintu byinshi. Igice cya 10 urubure murongo 34. Urumva ngendera ku bintu byinshi. Icya mbere ngendera kuri imiterere y'abamama, uburyo bateye n'inshingano z'abamama. Yego. Nibaza rero nimba umudamu nshingiye kuwo mfite nawe ufite inshingano zabo na byinshi tubagomba nako batugomba bakora, Imana izajya ibaho umugisha. Hamya ko buryo umugore atariho nta n'itorero rya jambo wavuze, nta torero ribaho, ntaribaho, waratariho nta mugabo, ntaririho. Umugabo ariho kubera umugore. Oya, ngiye nemera ko buriya n'umugore ari uyobora urugo. Ngiye ntabwo nemera ko umugabo ari uyobora urugo. Ahangaha ntandukanye n'abagabo. Erega buriya hagati y'amagambo abiri, umutwe n'umutima, burya umubiri udafite umutima nawo ntuba uriho. Umubiri udafite umutima ubaho. Noneho rero icyo nenda kwitandukanyaho nawe, abantu baragira batise mwebwe ibintu muri kuzana by'inzaduka, gusa nanone wasubira inyuma ugasanga nta kiriho kitadutse, nabo mu gihe cyabo baradutse. None ibyo nabyo bikaba gatogo, bakavuga ati imiterere y'umumama n'inshingano z'umumama, ukabishyiraho kuba umwepiskopi, umushumba, n'uburyo umushumba agomba kuba yarabyerejwe n'akazi agombwa kugira ngo abe ari umwepiskopi koko wuzuye iri mu nshingano za nyazo. Ibi bintu muri kuzana, muri kutuzanira, yewe ntihabura n'ababura kuvuga ati Izayi, yewe ntibanavuga ati umushumba mukuru, bakavuga ati Izayi, ibi bintu uri kutuzanira itorero uraryishura rivangavanze. Gusa nanone aho ngaho sinjya nemeranya n'abantu
bavuga ko ari umuvugizi kuko mu ijambo Bibiliya iravuga ngo oya kubahwa wanarinshiyemo ariko nta kibazo turi mu kiganiro kimwe ntabwo twari duherukanye Bibiliya iravuga ngo kubahwa mumwubahe mboneyeho no gutangaza ko ntemeranywa n'abantu bubahuka umuntu mu cyubahiro agomba yego kabone niyo umuntu yaba ari mu ikosa yaba ari mu ikosa ugomba kumwubaha none iyo bigeze ku bintu bigendanye n'inshingano n'umuhamagaro no gutoranywa no gusigwa hazamo atansiyo hazamo icyitonderwa natinye umunsi Dawidi agwa gitumo Sawuli kandi Sawuli yaramumereye nabi abagaragu be baramubwira ngo ni umwanya mwiza Imana imuguhaye wihorere arabareba aravuga ati ariko muzi ko uyu Sawuli muri kuvuga ngo mwihorereho yasutsweho amavuta muzi ko yasutsweho amavuta ngewe mpangare gufata umuntu wasutsweho amavuta muramburireho ibiganza mugirire nabi mwice birakatsindwa kurambura ibiganza ku muntu wasutsweho amavuta nemera ko intege nkeya zibaho ku muntu wese kuko n'abashumba babyumve ntabwo muri Imana Bibiliya nicyo gituma ivuga ngo mu nzandiko mu mabwiriza agenga abashumba Petero yaravuze ngo bashumba mujye mumenya kwihanganira abanyantege nke n'ibigoryi niko birivuga n'ibigoryi kuko muzi ko namwe mugoswe n'intege nke nemera ko umushumba ari umuntu nk'abandi Imana ishiraho Abalewi n'abatambyi yari yarababwiye ngo mujye mwibuka namwe kwitambira ubwanyu mbere yo kugira ngo mujye gutambira abandi ugomba kuba nawe uri igitabo kubanza kwitambira nawe nemera ko umushumba yagira intege nke nawe nkuko n'undi yazigira ariko wowe umenya ayo makuru y'izo ntege nke ze cyangwa uyabonye ukwiye kugira uburyo bitwaramo nanone bifitanye isano n'uko uyu muntu wagize intege nke ameze uwo ari we n'uko ateye n'inshingano afite ubwo rero kujya hariya ukubahuka umuntu mu nshingano ye siko kumuhugura uhugura ntahugura atukana ko bavuga ko nawe hano wahanutse indese wahanutse ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko wahanamayo iyajya yatajya ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko umuhanamayo ariko utamuhanajyayo iyo migani Bibiliya yambujije kujya nyica y'abakecuru se y'abasaza oya ntago ari iy'abasaza ariko iyo migani sindi kumwe na nadiri uri kwica se wiciye none rero ariko baravuze kariho karavugwa none rero twari turi kuri iyi ngingo ivuga ku kintu kigendanye no kuba itorero ADPR mu Rwanda yasengera abadamu bamwe bakavuga bati ni amahano gusa nanjye mbikurikije nyine njye naba mu ruhande rwabo ushingiye ku myaka ishize 85 ariko yavuze ufata ibintu abantu bariye mu myaka 85 ntabwo wasenya ngo uhite ubibomora oheraho gato nyine niyo mpamvu umugani ibyo bigoryi bagomba kubyihanganira izi ni impinduka zose ziragora ubu nyuma y'imyaka 10 tuzaba twarabimenyereye tubona ari ibisanzwe Imana iganira natwe Imana ahubwo se akabazo nakubaza diriye karame akabazo nakubaza yego ubu tuzumva Imana mu ijwi ry'ubuhanuzi iri kuvuga ADPR n'abatadeperi murananiye mwasengeye abagore tuzigera tuyumva ntabwo bizaba gusa mu bantu mu bivuga gusa ariko tuzigera twumva ijwi ry'Imana mu nzira inyuramo ivuga iri kuvuga utadeperi murananiye musengeye abagore tuzigera turyumva uraryiteze ntago nge nzaryumva naryo niteze hari ryo witeze wese uraryiteze
ntose ndyitega hari ikizabituziza iki Imana se hari icyo zizabituziza hari icyo yimura se no kwimura amahame tukayimura se tukimika umugore ahubwo se kandi kagira umuco umugore se yimura imana oya ariko inshingano ntago azemerewe ntabwo azemerewe zute none se nitabivuga tuzavuga ko iri kudushyeshyenga Imana se ishobora nitagira kutabivuga kubera ko abantu amahanuzi yanze kubivuga agatinya nose ubwo tuvuge ko tuzarimbuka ibandeze abantu se ADPR kuko twasengeye abagore ubundi se kurimbuka ushobora no gusanga bicaye mu kuzimu kugenda none se si idini si ikibisi nose ubundi ni iki bundi bitwaye iki ntacyo bitwaye ni iki byangiye kuri side yawe se ni iki bitwaye ngenda gifite bitwaye wari urimo uvuga ngo ukurikije imiterere iki imbaraga bagira inshingano bagira nyinshi zibareba mu muryango ntabwo ndi mu ruhande rw'abarwanya Imana ndi mu ruhande rw'abayirwanirira ese ni mu ruhande rw'abayirwanya ushatse kuvuga ko nsenye ndi kurwanya Imana ese ntabwo muri kuzana ibintu by'inzaduka bitandukanye n'ukuri kwa Bibiliya nubwo wazanye uwo murongo ngo ubutambyi bwahindutse nkawuzana nagiraga ngo ufashe nyine kugira ngo uze gufasha ibintu nyine byahindutse ugeze kunyihakana neza ariko nanjye ndibuze guhagarara mu cyuho mbere ndahagarara mu cyuho mu gitabo cya mbere cya Samweli 7 Abayisiraheli bavuga ngo twebwe turashaka kutwimikira undi mwami ajya tumere nk'andi mahanga yose rero njye nasanga impamvu bari kwisabira abadamu ndetse no kwimika abadamu ari impamvu yo kugira ngo tumere nk'ayandi mahanga ariko sinakirengagiza ubuhanuzi Imana yabwiye Samweli ngo genda ubabwire iby'uwo mutambyi byazabakorera ese ku mugani wenda tukiri aho hari ikintu abagore baje guhindura kitari gisanzwe kiriho wenda baje kongera umwuka bazagihindura ntabwo uretse se n'umwuka uretse ko Misaka atari kumpa umwanya ngo mubaze niko Misa uriya tuganiriye tukareba kuri statistique cyangwa ibarurishamibare by'uburyo districtire imiterere n'imiturire iriho muri iki gihugu cy'u Rwanda même juste no mu mujyi wa Kigali nkahita mpera mu nsengero zifunze ndetse n'amadini muri rusange apana ADPR gusa en general nkahita minjira namara kwinjira aho ngaho nkahita ninjira mu bashumba bahawe ikiruhuko cy'izabukuru abandi bahabwa ikiruhuko cy'ubujiji ikiruhuko cy'ubujiji cyuko batize impamvu y'idini cyuko batize impamvu y'idini atari impamvu y'ukuri kwa Bibiliya ikiruhuko cy'izabukuru ndacyumva ariko akushyizemo ngo ikiruhuko none se ariko nse tubyite ariko reka umukara tuwita umukara agiri yes oya rwose ikiruhuko cy'ubujiji gisa gite none imyaka tumaze ikiruhuko cy'ubujiji gisuka cyo kuba batize kandi system igezweho none ukiboneye izina ngo ni ikiruhuko cy'ubujiji none se kuba wite none ariko mu isi umuntu utarize yitwa iki ubujiji si umuntu wubaha Imana binjije ute none wowe uri kubizana mu mwuka kandi twebwe ntabwo turi mu mwuka rero ikiruhuko cy'ubujiji sinkemera none se nemera gusengera abagore ndabyemera ko ikiruhuko cy'ubujiji cyo ntabwo cyemera ibyo tubyihorere ariko gihe cyo navuze abantu bacyumvise ntabwo ndi mu mpamvu ntabwo buretse gato ntabwo ndi mu mpamvu y'uko ahantu nshaka kuganisha nakubaza Misa ni impamvu y'uko umurimo wagutse ni impamvu yo kwimerera nk'ayandi mahanga ni iyi mpamvu nuko uri kumbwira ngo nturi kurwanya ko basengera abagore ngiye impamvu nahagara nubwo ntari kubarwanya abamama ntabwo nabarwanya nuko ngewe n'ubundi dufite n'abandi bicaye kandi batari mu nshingano kandi bakabikoze aho ngaho nkashinga agati nkavuga nti ni impamvu yo kwimerera nk'ayandi mahanga si impamvu y'umurimo w'Imana uko twagutse cyangwa kugira ngo bigende neza niyo mpamvu rero njye mpagaze aho ngaho nkaba ndi kukubaza ibyo bibazo byose kandi ugomba kubisubiza ngomba kubigusubiza cyane ngomba kubigusubiza reka mpere ku kigendanye n'ikiruhuko cy'ubujiji kuko kantu kandiye cyane ariko hareka nkagusobanurira aho impamvu abivuze wenda namugisha ari mu kiganiro ko turi batatu wenda nubwo avuze ngo ni icy'ubujiji ukumva ntubyumvishe neza buriya iyo umuntu umubwiye ngo ubaye uhagaritswe kubera ko utize ntabwo navuze icy'ubuyobe ntabwo ari icy'ubuyobe iyo umuntu akubwiye ngo ntabwo wize nimba utarize ntiwemerewe gukora ibi
nyine abashatse kandi umuntu utarize abanyarwanda tumenyereye ko bamwitinjije cyangwa se nakoze ubujiji. research ngewe kuri Google ndi kubaza imaniste umuntu ufite diplome ya imaniste naje gusanga ngo imaniste ngenekereje imaniste baravuga ngo umuntu abamaze kuba umuntu nibwo ababaye umuntu nibwo ababaye umuntu no umuntu utari imaniste yinjije nyine abaraho ngaho hepfo ntacyo reka ndabyumva mu ruhande ruri publique mu buryo ni publique nabivugiye ntabwo ari impamvu ya spirituality kuko impamvu y'Imana akangaka ko njye ntabwo natinya kubona ko arereri yego icyiza nzakivuga ariko ikitari cyiza nacyo nzakivuga yego mu myaka nk'itatu ishize nigeze nsohora inyigisho ivuga ngo ruswa ikomeye mu banyamadini nigisha ubwoko butatu bwa ruswa bugiye kuzagaragara mu banyamadini. Muri ubwo bwoko butatu harimo na ruswa yitwa nguru umuhamagaro. Nguru umuhamagaro uri inzira yes. Noneho harimo na ruswa yitwa niga cyane mbona urupapuro mpabwa ubuyobozi. Yego ubwo ni nguru wa muhamagaro nguru umuhamagaro ibyo ni ibiguzi bitangwa nyine urwandiko rw'itorero ntabwenge yagiye aho umuntu adashobora gushishikazwa no kwiga kuko ashaka kumenya Imana ahubwo agashishikazwa no kwiga kugira ngo ahabwe akazi mu itorero. Hari ahantu nateraniye muri iyi minsi narababaye nagize agahinda. Narahateraniye hahurira abantu 8 bari muri izi training z'itorero z'iminsi z'amasaha 1200 kugira ngo n'abalisansiye muri lisansi mu buzima busanzwe mu masomo asanzwe noneho muri domaine zisanzwe noneho itorero nka DPR ryashyizeho gahunda yo kuvuga ngo nibige noneho bahabwa inshingano. Haza abantu 8 kuhateranira bari bavuye muri paruwasi bahurira muri iyo paruwasi. Umushumba arangije aravuga ngo bakristo murabona ko aba ari 8 kandi dufite amatorero agera muri 28 paruwasi yacu, murabona ko tugikennye abakozi. Mu mutima ndavuga ntidukennye abakozi kuko habonetse 8 b'abalisansiye kandi dufite itorero ryuzuye abanyamwuka. Aho mpita mbona ko atari niba nta balisansiye nta bakozi b'Imana dugize gute dufite n'idini. Ubwo byumvikane ko abakozi b'Imana barajya baboneka uko tubonye umurisansi uvuye kugira gute kwiga uvugiye kwizi kamera. Ibyo mvuze nabisubiramo. Yego Alfred Misago nk'umwigisha umaze imyaka igera muri 17 nigisha ubutumwa bwiza. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo waho wa 6 ndashaka kubatangariza ubwenge buyobora iby'Imana aho buva bukavuga iby'Imana ahantu buva. Ntabwo nsubiza inyuma gahunda z'abantu bafashe, ntabwo nzisubije inyuma, ariko sinabura no kuvuga iki ijambo ry'Imana rigize gute rivuga. Kandi n'Imana igibyemera gahunda z'abandi Imana igizemera. None iyo bibaye ngombwa agira nabareka igizemera rwose kuko yabwiye Samuel ati hari igihe nabareka siwe banze ninjye banze kubareka ariko ku cy'abagore ho ndakitsa kongera ntabwo ndagisoza. Noneho turumvikana narinzi ko twagendanye narinzi kuri hano mu rwandiko rwa mbere w'Abakorinto igice cya 2 icyakora ubwenge tuvuga mu batunganijwe rwose ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashyiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe nta wabumenye kuko iyo bamumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro.
ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Ariko Imana yaduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Uze kumva ko hari amashuri arimo, ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ari byo tuvuga, ariko ntitubivugishwa n'amagambo akomoka ku bwenge bw'abantu duherwa ku ntebe. Ndi mu bantu bagerageje kugenda biga amasomo y'iyobokamana mu buryo butandukanye, ariko si kenshi wanyumva kuri tere ndi kwigisha ibintu nize muri silabisi. Niyo ngiye gutegura simbona icyo nteguramo, birangira nkibuze nkigarukira n'ubundi kumva icyo umwukamo. Ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Urumva? Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwande? Kwa Kristo. Bana b'Imana, inshuti zacu, nta muntu ukwiriye guhabwa pansiyo y'ubujiji. Noneho twaba tukigenda neza, twaba turi icyo ndagihakanye. Aramutse yubaha Imana afite umwuka wera, pansiyo y'ubujiji ntibaho. None kwiriho ni ibyo abantu bihimbiye. Hari ijambo nasomye ngo ibyo ni igitangaza kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga. N'ibihimba nibyo, ntabwo bituruka ku mwuka. Kuko ari iby'abantu, reka tubibarekere. Ibyo byo ni ibihimbano, tubibarekere. Noneho rero tubibarekere, ni iby'abantu ibyo. None ushatse kumbwira ko tutaragendana nawe kandi n'ubundi dusanze niba ari iby'abantu? Wari wanambajije uti se ni impamvu z'uko itorero ryagutse cyane tukaba abakozi batubanye bakeya, tugiye kwagura nyine umurimo w'Imana, kandi abagore bize barimo nyine mashya n'impinduka nshya, reka tubazane noneho nabo umurimo waguke. Mbese iyo na Mugisha nawe yigeze abaza icyo kibazo uti se ni izihe mpinduka bazanye bagiye kuzana? Umwana wese uvutse mu muryango agira agashya azana. Iyo ugize umugisha azana keza, ariko hari n'igihe aje n'ishyano. Ukwitega nyine ibintu bibiri, ibibi n'ibyiza. Ariko ubu ntabwo tuzambera nka wa mugabo wagiye kugisha inama abasaza bakamubwira ati mwana inama ziyoborwa burya. Nubwo ndavuga Salomo nawe na Yerobowamu. Ariko ajye mu rubyiruko akavuga ati ariko se ugira ubwenge, so yakubitishaga akayunguyungu, wowe uzakubitisha sikoropiyo ndetse n'imigwegwe ubahashye. Akaba arizo mpinduka tugiye kwakira. Noneho Yerobowamu nawe yarangiza akaba umutambyi kandi atabyemerewe. Ntabwo ariko mbibona cyane. Ariko njyewe nabibona ko yaba umutambyi kandi atabyemerewe. Nabaye byo nyine ubwo Imana aba yabyemeye, ariko si ibintu Imana itemera ni ibiki? Tugenda tunagana ku musozo. Aha ndabanza mubaze, ibintu Imana itemera ni ibiki? Iyo abantu babyemeye bose bahita babyeza. Ntabwo itemera no gupfa ko abantu irabyemera. Kandi hari n'ijambo rivuga ngo abantu banze kwemera ukuri bagahitamo ikinyoma, Imana ihitamo kubihorera ngo noneho bagume mu byo bahisemo. Bibaho nabyo, ariko tugenda dufatira umusozi iki kintu cyateje impaka mu bantu, nubwo atari twe twenda no kugisoza kiracyanavugwa, natwe tuzanakivuga. Ahubwo kizaryoha neza kiracyanavugwa. Hari akantu wigeze uvuga kare kagendanye n'umuco. Iyobokamana n'umuco. Uvuga ko umuco ntawe uhurira n'agakiza, ariko agakiza nubwo agakiza kakuzanamo umuco. Agasozi umuntu ariho, tera umuntu ari gukoreraho, umuco w'ahantu ari, nabyo bishobora kugira uruhare ku kintu kigendanye n'impinduramatwara.
wenda tureke kuvuga ko ari Bibiliya 100% ihaye itorero nka ADEPR gusengera abadamu, ariko umuco tere aho dukorera habibaha. ahubwo reka tuvuge ko Bibiliya itabyemera, ahubwo umuco usigaye ubyemera, naho turi buze kubyumvikana kuri gusobanura ibintu kwaho. Nari mvuze nti ahantu tere turi gukoreraho umuco waho turi cyangwa igihugu turimo, umudamu afite 50% nk'umugabo akagira nawe 50% ku kigendanye n'uburenganzira twese tugenewe. bita new gender balance mu nzego za politike mu myanya yose. Uyu munsi iki kintu kirubahirizwa. none se ubu demokarasi na teokrasi turagenda tubihuze? Niba udashaka kubihuza mwavuye mu gihugu se. oya tukivamo guteze kandi turabenye igihugu. Hagiye iwanyu mu ijuru. Na Yesu yaravuze ngo masabye kubakura mu isi none uyibarindiremo. Niba mudashaka ko bibana muhavi. none se kuki turi kwanga rya jambo ni muhavi? bazabakubita babahora izina. Murashaka kurenganywa? none murashaka kurenganywa? Nose ubonye uko wabikweba? Ubonye uko wabikweba? ntabwo buri umwigishwa. Warinda urenganywa bireba? ntabwo buri umwigishwa. Ubonye aho ubikwepera ukaba Petero. Mugira ubwenge. Mezagare kudushuka tujye ubwemekire niko basigaye babwita. Vugisha. Sha ntacyo mfa n'abagore gusengerwa, ariko kandi twaba turabanga se gute ko Imana baratubyaye baranatubyariye mama wa reka mpe ubutumwa ubuyobozi bukuru bw'itorero ryacu ADEPR. Ntabwo nagenda nabahaye ubutumwa. baragukurikira barankurikira barayizi. nabimukira Mariya yabwiye abahereza mu bukwe bw'Ikana, arababwira ngo icyo abategeka mu gikore. Ezekiel muri 37 umurongo w'10 ndetse na 7 yaravuze ngo nuko mpanura uko ntegetswe. Nabaha ubutumwa buvuga ngo avuga kuza ubwenge muri icyo gihe yakicecekera. Nari narasoza ubutumwa bwanjye. ngo ni igihe kizaba kigo. Nari narasoza ubutumwa bwanjye. Gasoza ubutumwa ngeneye ubuyobozi bwacu tuyoboye. Icyo umwuka w'Imana azabategeka bari cyo muzakora. Ariko sinabura kubabwira ko nimutumvira umwuka wera w'Imana ntabwo mutabona ishyano. Icyo azabategeka bari cyo muzakora, kandi icyo azabategeka nta muntu uhari wo kukirwanya. Kabone n'ubwo icyo yabayobora gukora yabategeka gukora cyaba kitemerwa n'abantu, nta uhari wo kukitangira. Ariko kandi ntimuzanyuranye n'icyo umwuka bategeka. Ni itorero rya Pentecote gishingiye ku mwuka wera, yubakiye ku mwuka wera. Vuza umwuka wera, kuko ni itorero rya Pentecote ryubakiye ku mwuka wera. Kamarangamutima sigaganza umwuka wera aya amarangamutima. Dore umuntu wa kamere ngo atekereza ibya kamere, niko hariya havuga. Umuntu w'umwuka agatekereza iby'umwuka. Ngewe ndabasaba kumvira icyo umwuka abategeka. Nibanyuranye n'icyo umwuka bategeka, aho bazahurira n'Imana ntabwo mpazi, ariko nimugendera ku cyo umwuka bategeka ntawo kubarwanya. Nimuhumure, niba umurongo murimo mushyigikiwe n'Imana ibyo mukora bizakomera, ariko niba mudashyigikiwe n'Imana ntabwo bizakomera. Nandi ngira icyo mvuga se. Nawe ngira icyo uvuga tugana guso. Ijambo rimwe misugira ngo se nayo navuze ni menshi. Navuga ko gukangura umuntu wisinzirije bigorana. Ubundi dusenge. Misago yadusengeye dusenga, ariko reka tubanza tumushimire ndetse n'abantu twabanye muri iki kiganiro nabo bafite ijambo muri comment section batwandikira uko babyumva ndetse nuko bumvishe iki kiganiro. Ubundi nkuko yadusengeye dutangira, ndagira ngo Adrien dusoreze nawe mu isengesho.
urakoze mwami kubw'inyigisho nziza uhaye abana bawe. Twaganiraga kandi twaganiriye nk'abanyamwuka bahamagawe, tuganira mu gipantekote. Ijambo ry'Imana mu Baroma 8:14 aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Reka umwuka wera atuyobore, narangiza kutuyobora asenye amarangamutima ndetse n'amarari y'abantu. Ahubwo data icyo ushaka aba ari cyo kibakora, avuze ngo nidusenga tujye tuvuga the kingdom of God, ubwami bw'Imana buze. Reka buze mu mitima y'abakurikiranya Bimukira TV, buze mu mitima y'abakurikiranya Umusaruzi TV, buzure umwuka wera kandi bagubwe neza. Onodo Josie, amen. Amen. Reka tubashimire tubabwire ariko mugisha nawe wakoze rero turagushimiye. Urakoze. Reka tubabwire ko ibiganiro byacu ari akagaruka, tuzongere guhura. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde, tuzongere guhura twese tuyishima. Ciao ciao.